kibatumye mvuga nta muryango n'umwe wanjye unyiyumvamo bose baranyumva vuba maze babarira ndavuga Siri bari wamushaka nabi gushaka nabi bagira ngo ni mwitongo mbezire yewe Zamuzanire inkumi y'inkoko inkumi y'inkoko Ireme ikintu nahakuye cyane numvaga bidashoboka ko nabasha kuba umukinnyi ariko numvaga ntazi n'inzira banyuramo ngo abantu babe baba bakinnyi ariko naratinyukiye mbona ko kuba umukinnyi bishoboka mbona inzira umuntu ashobora kunyuramo kugira ngo abe umukinnyi basha no kujya nitinyuka kuko nari menyereye guhagarara imbere y'abantu nk'ahantu mu itora ariko ntazi ko umuntu ajya ahagarara imbere y'abantu ahandi hantu hatari mu rusengero mbasha no kumenyana n'abantu mpakuye inshuti nyinshi ikindi kandi numvise yuko binashoboka ko abantu benshi bahuye bashobora kujyana inama bakabyaza n'umusaruro ibitekerezo byabo byamfashije guhura n'abantu benshi Ireme ati ndarishima cyane ngari pisti akose noneho mwana turera naje nasoni mfite ariko nari mfite ubwoba bwo kwereka ibintu biba muri ngi ibintu nkunda ariko I thank God kuko Ireme Arts yarabinyigishije ibintu byose nsigaye mbikora ariko ikintu ninjoyinga cyane kenshi ni kwa kundi tuba turi ku Rwanda manumva nageze muri paradiso nana binikira byabara ibiranje umukobwa wanjye kwitera kwa gafata inkumi y'inkoko sana turayijya tanzania yakukari cyakane ko bitakwanye hari gukira nayo yizane ndakomeje kandi ndabizi tugiye gutera imbere ku buryo nawe uzavuga uti yewe kumuko bwa kabiri wumva ndamuko bwa kabiri utyo umugore mwiza aramforomata sheri nawe ntuvuge nawe sheri mutima ufite ibihaha bashimiye cyane Ireme Arts I think ibi bintu tuzabigeza kure ntago bizahagarikira hano so we are moving forward and forward. Thank you so much. Uramonya kunaninyira amugoro kurumara njyewe izi training zose zanshimishije kubera byinshi twabashije kumenyamo nubwo byazaga byunganira ibyo dusanzwe twiga ariko uyu munsi hari tekinike runaka tubashije kumenya ku buryo nshobora no kugenda ngeze nk'araho ibyo bandi umuntu yamuhotera nkaba nakitabara mu buryo bwa tekinike nk'izi twize sibyo ako nta kantu nabashije kubona nakunguka uyu munsi Ireme Arts njyewe icyo byamfashije nanjye nabashije kwitinyuka ubu nta bintu by'isoni cyangwa se by'ubwoba bikunze kubonekamo ku buryo ubu ngubu nshobora no wenda bibaye ngombwa nkayibura n'inama ahantu runaka sinabyumvisha ko nabishobora ariko kugeza ubu mbikesha Ireme Arts ubu nahagara imbere y'inama irimo na perezida ngewe nkavuga kuri Ireme Arts
Okay, murakoze. umugeze kwa muganga miraseraje hanga nawe rero munyumve ubu ngiye kwitoreza mu IREME ARTS ariko ni inzozi zaza ndi umukinnyi w'ikikora. naje mu IREME ati ndi umuntu uri normal, umuntu usanzwe bitari hejuru cyane, ariko ubu ngubu bitewe n'icyizere maze kwigirira ni wa muntu ushobora gukina amakaragita yose abaho ashoboka aba muri sinema, uburyo kandi nkaba nshobora no gukoresha acting base. So none turamutse tugendeye kuri izi training dukoze kuri uyu munsi za acting fighting zo kurwana, so maze kubona formula umuntu ashobora gukoresha zose, yataka akinga ku buryo ashobora no kwitabara mu buzima busanzwe ndetse n'ahandi mu rwego rwo kwakitinga amafilime. Zingira akamaro rero cyane IREME ARTS, ndarishimira cyane kuko aho ngiye kujya hose nyura ngiye kwibera ambasaderi, kuko nanjye hari icyo mpapfuye, hari uwo nsohotse ndiwe. abahuraga basabana bahura Sons and daughters, we lost our closest relatives. We will forever remember them. Ihori Rwanda. Muri aka kanya rero ngezemo nkasanga muri training, ubonye ko muri abantu nyine mufite gahunda, ntago muri abantu hari ahantu ugera bwa mbere nyine abantu kabacishamo ijisho ukabona hari ibitagenda neza, ariko mwebwe mwaka kanya mabaye ubonye byose biri ku murongo. Murakoze.